Avuye ku kazi nimugoroba ategereje bisi abona umugabo uri musabiriza ku muhanda. Aramureba yumva amugiriye impuhwe, akora mu mufuka akuramo ibiceri byari birimo arabimuhereza arangije arigendera. Umunsi ukurikiyeho nanone agarutse gutega bisi abona wa mugabo kuri ya sitasiyo ya bisi aho n'ubundi bari baherutse guhurira. Icyo gihe ntiyamuhaye amafaranga ahubwo yagiye muri resitora amugurira ibyo kurya arabimuzanira, ariko akomeza kwibaza kuri uwo muntu usabiriza. Atari ku bundi bakwita nde ko atari ubwa mbere nkubona hano? Undi nawe ati nge banyita Xavier, ndabyibuka ko atari ubwa mbere umbonye kuko ntabwo ari ubwa mbere umfasha. Umugabo yamuhaye ibyo kurya avuye kumugurira, undi nawe arashimira arangije aramubaza atari ku bundi Xavier reka nkwibarize byagenze bite ngo ugere aho usabiriza kandi mbona nta bumuga ufite? Niki cyatumye utinda harabigeza aho usabiriza ku muhanda? Xavier ati byose byatewe n'urukundo nakundaga abantu. Umugabo nawe yumva ntabyumva neza, ati urukundo wakundaga abantu? Urukundo wakunze abantu nirwo rwatumye usabiriza se? Xavier ati mu buzima bwanjye bwose nabayeho mparanira ibyishimo by'abandi, numvaga nanezeza ndetse nkanagirira neza buri wese ungendereye, nirengagije ko nanjye hari ibitagenda neza ku ruhande rwanjye. Rero ubwo bugira neza bukabije bwo gutanga nkiyibagirwa nibwo bwatumye ngeraho nsabiriza ku muhanda. Wa mugabo nawe ati urabyicuza se? Undi nawe ati ntago mbyicuza, uretse ko bibabaza kubona uwo wahaye ubufasha ukamuha ubufasha nawe wari ukeneye ari bo bagucaho ntibanagusuhuze nk'abatarigeze bakumenya. Natangaga nzi ko abo ndi kugirira neza uyu munsi ari bo bazamfata mu mugongo mu gihe nanjye nzaba ngeze mu ntege nkeya, ariko abo nahaye nibo banyimye. Hari abo nahaye imyambaro atari uko mfite myinshi, hari abo nubakiye inzu nanjye iyanjye itaruzura. Iminsi rero yaje kunyigisha ko nagombaga kubanza kubaka inzu yanjye, ahubwo abangana nkabaha ikaze muri iyo nzu aho kubaha amatafari ngo babanze bubake inzu zabo kandi nanjye ntaruzuza iyanjye. Xavier usabiriza ku muhanda yarakomeje ati nge rero nemereraga ubufasha abantu nanjye ubwanjye nkeneye guhabwa. Natanze itafari abari njye uhindukira njya kurisaba abo narihaye. Aba bose ndimo nsaba none ni nge wabafashije kugera ku byo bafite uyu munsi. Ati rero nawe sinkubujije gufasha, ariko ubufasha bwawe bugira aho bugarukira. Bitari ibyo uzisanga waguriye umuntu imodoka hanyuma bari wowe uhindukira ujye kumusaba lift. Inama y'umunsi. Gufasha ntabwo ari bibi, ariko rimwe na rimwe duhugira mu gufasha abandi tukirengagiza ko natwe hari ibyo tugomba kubanza kwitaho bitureba. Wikiyemeza kurihira umwana wundi minervari kandi n'iyo uwawe ukiyibona bigoranye. Wikiyemeza gusana inzu y'umuturanyi kandi n'iyo iwawe amabati ava. Wikemerera umuntu amafaranga urabona ari uko ubanje kuyaguza bagenzi bawe nawe. Fasha aho bishoboka, ariko aho ubona bidashoboka uhakane. Wikemerera abantu ubufasha utazi aho buzava. Niba udashaka kwisanga warasubiye inyuma cyangwa uhora mu madeni.